uburakari bw'Uwiteka bwaragurumanye, igikwiye kimaze kubakurwaho, uburakari bw'Uwiteka burazamuka. Reka nkubwire ngo igikwiye iyo kimaze kuguterukamo, iyo kimaze kuva mu itorero ry'Imana rigakorerwamo ibitari bikwiye gukorwa, uburakari bw'Uwiteka buramanuka. Bene data, uburakari bw'Imana buraza iyo twatangiye gukora ibyacu, iyo twatangiye kuzana ubwenge bwacu, iyo twatangiye kuzana ubumenyi bwacu bukagwira kuruta imbaraga z'umwuka wera w'Imana muri twe, iyo ibyacu byagwiriye muri twe, uburakari bw'Imana buragurumana. Kuko igikwiye muri wowe cy'Uwiteka, icyo wahawe n'Imana, nicyo kiguhesha agaciro imbere y'Imana. Ariko iyo cyamaze kugukurwa, iyo wamaze kukiyambura ukagishyira ku ruhande, nta gaciro uba ugifite mu maso y'Imana. Ntabwo uba ucyemerwa, ntabwo uba ukiri uw'agaciro. Kabone n'ubwo abantu baba bakogeza bakakuzamura, ariko icyaguheshaga agaciro mu maso y'Imana, iyo cyamaze kugukurwaho, agaciro uba wakambuwe kaba kagiye. Mwene data, niba wari warakijijwe hanyuma ukava mu isezerano, ukaba urimo gukora ibitemerwa n'Imana, kandi ukivuga yuko uri umurokore, ntabwo bizabuza umwanzi wawe kuguhiga. Azaguhiga kandi ntabwo azakubura, kuko wagukingiraga azaba yagukingurutse, bizatuma umwanzi wawe akubona. Inshuti y'umusaraba, ni byiza kugira ngo wemere kubamwo neza. Data gitare kisunzwe n'amahanga, Imana nkuru yuzuye kwera no gukiranuka, iri hejuru y'amahanga yose, nguhaye icyubahiro cyose nciye bugufi nyaguhora ku ngoma Imana ya Isiraheli. By'ubwanjye ntacyo mfite, Mwami Imana yacu, nahagisha imitima y'abadukurikiye Uwiteka Imana nyiringabo. Ni wowe uzi inzara ya buri wese aho ari, ni wowe uzi inyota ya buri wese nyaguhora ku ngoma Imana ya Isiraheli. Ni wowe uzi buri wese ikibazo afite muri inzu yo kwiringirwa no kwizerwa. Ni wowe uzi ibisubizo bagukeneho kubw'ibibazo byabo, Mana nkorera iri mu ijuru. Ndagusabye nk'Imana senga iri hejuru y'isi n'ijuru, ngo ugire icyo ukora kuri buri wese ukurikiye radiyo umucyo nyaguhora ku ngoma Imana, akumva ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kuko ijambo ryawe rimbwira ngo nitumenye ukuri niko kuzatubatura. Reka buri wese ijambo ry'ukuri cengere mu mutima we, kugira ngo abashe gucagagurwaho ingoyi z'uburyo butandukanye. Nguhaye icyubahiro nshuti nziza, ndakubashye nk'Imana yanjye, mbashisha nkubere mu mikoro byiringiro by'abizera, urangururire mu matwi y'abadukurikiye, uvugire mu mitima yabo nyaguhora ku ngoma, kuko jye ubwanjye ntacyo nashobora ntagufite Uwiteka Mana yanjye. Ndagusabye Mwuka wera w'Imana, nshoboza muri iki gitondo, mbashisha nshuti y'abizera, ngwino ubane nanjye nyaguhora ku ngoma. Ari jye uvuga Mwami, ari usoma gitare kisunzwe n'amahanga, ndagusabye byiringiro by'abizera, ntutureke tuguma twenyine, nubwo mbizi yuko hageze ijambo rizima. Ngwino ukomeze ubane natwe nshuti y'abizera, ubane natwe wigaragariza, uvugire mu matwi y'abantu bawe no mu mitima yabo, kugira ngo habe impinduka. Kuvuga n'ukwacu, guhindura n'ukwawe Mana nyirimbabazi. Ndagusabye ngo abari wowe udushoboza kuvuga, kandi abari uhindura imitima y'abantu bawe. Abagaragu bawe n'abajaho bari hose hatandukanye, yaba ari mu gihugu cyacu, abari hanze yacyo, Mwami buri wese udukurikiye ahabwa umugisha kubw'imbabazi zawe. Urakoze byiringiro by'abizera, mbisabye mu izina rya Kristo Umwami wacu nizeye. Icyubahiro kibi cyawe nyaguhora ku ngoma Imana yacu. Amen. Yesu ahabwa icyubahiro. Imana yacu ni nziza nk'uko nabibabwiraga nshuti z'umusaraba. Kandi bene data batava kuri radiyo umucyo, Imana isumba ijuru n'isi ibaha umugisha kandi ikomeze kubagirira neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuhate wacu ku Mwami ntabwo ari ubusa, kandi ngo ntawe ubushobora kuza imbere y'Imana ngo asezererwe amara masa. Ntabwo bishoboka yuko wicara utegereje ijambo ry'Imana ngo uze kuvira mwaho. Ntabwo bishoboka, Imana yacu ntishobora gukora ibintu bisa n'ibyo. Iyo utegereje Imana ikwiyereka nk'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu byo utekereza ibasha kukubera igisubizo, ibasha kugushyiriraho inzira, ibasha kugukorera igitangaza. Mu byari urujijo muri wowe ibasha kugusobanurika, guha umurongo muzima, kugira ngo ushobore kugera ku ntego y'Imana ikwifuzaho. Imana rero iduhana umugisha. Tugiye gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, turasoma ibice 8 duhereye ku murongo wa mbere. Imana isumba ijuru n'isi iduhana umugisha bakundwa. Haleluya.
Mwene data Imana iguhe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ibice 8 aravuga ngo shyira impanda mu kanwa, azaza nk'igisiga. Shyira impanda mu kanwa kuko Kristo azaza nk'igisiga. Bene data, Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Shyira impanda mu kanwa kuko azaza nk'igisiga. Ninde ushyira impanda mu kanwa bakundwa? Yesu ahabwa icyubahiro. Ubu n'ubu tuvugana dushyize impanda mu kanwa. Hari n'abandi babanje bashyize impanda mu kanwa. Hari n'abandi bari bukurikire baraba bashyize impanda mu kanwa. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dushyire impanda mu kanwa kuko Kristo azaza nk'igisiga. Noneho niba bashyira impanda mu kanwa bamaze kuzishyiramo, n'ababwirwa birakwiriye kugira ngo batege amatwi bashobore kumva, kuko Kristo azaza nk'igisiga. Ngo shyira impanda mu kanwa kuko azaza nk'igisiga. Azaza nk'igisiga gwira urusengero rw'Uwiteka. Azaza nk'igisiga. Bene data, azagwira kabari, azagwa ku biro runaka, azagwa ngo kuko azaza akagwira urusengero rw'Imana. Ariko Imana isumba ijuru n'isi. Ndasaba Imana isumba ijuru n'isi kugira ngo ari twebwe abari hano, ari namwe abakurikiye, Imana iturebane imbabazi kugira ngo dushobore kumva aya magambo kandi asobanuke mu matwi y'ushobora kuyumva wese. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo shyira impanda mu kanwa kuko azaza nk'igisiga. Namara kuza nk'igisiga azagwira urusengero rw'Imana. Azaza nta wundi aziye, ni twebwe azaba aje kureba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo urubanza ruzabanziriza mu nzu y'Imana, nitwe ruzaheraho. Kuko bishe isezerano ryanjye. Kuko bishe isezerano ryanjye bakica n'amategeko. Bakica n'amategeko aba mu nzu y'Imana. Abangaba dushyize impanda mu kanwa bakundwa bene data. Kuko Yesu azaza nk'igisiga. Ngo nazaza gwira itorero kuko abitorero bishe isezerano ry'Imana. Mana tubabarire cyane. Bene data, Imana tubabarire inshuti z'umusaraba. Mbanumva saba Imana ngo yibanagiraga nk'umugisha abashinzwe gushyira impanda mu kanwa bakaba bakurikira nk'aya magambo kugira ngo tubashe kumenya, buri muntu wese ashobore kumenya guhagarara ku nkike ye kandi mu buryo bukwiriye. Yewe n'ababa mu itorero, n'umuntu wumva yiyumvamwo yuko ari uw'itorero, ari umwana w'itorero, ari umuntu wemera iby'itorero, akamenya yuko adakwiye kuba mu nzu y'Imana yica isezerano ry'Imana. Erega bene data, abantu babaye mu nsengero kandi bakica isezerano, kandi agakomeza akaba mu rusengero, kandi agakomeza akaza, kandi agakomeza agakora, ariko yarishe isezerano. Ariko ngo shyira impanda mu kanwa kuko igihe kizaba ari kimwe, azaza nk'igisiga. Ngo namara kuza nk'igisiga azagwira itorero kuko abari mu itorero bishe isezerano ry'Imana. Imana itubabarire cyane bene data. Imana iturebane imbabazi. Bakica n'amategeko yanjye. Bakica n'amategeko yanjye. Bazantakira bati. Bazatakira Uwiteka bati. Mana yacu twebwe Abisiraheli. Mana yacu twebwe Abisiraheli. Ariko nubwo bavuga ngo twebwe Abisiraheli, isezerano ryarapfuye. Twebwe Abisiraheli turakuzi. Twebwe Abisiraheli turakuzi. Erega isezerano ntabwo ryitwa n'utarisezeranye. Icyo nacyo mubanze mukimenye bakundwa. Isezerano ryitwa n'uwarisezeranye. Njya nkunda kubabwira ngo abantu baribaza, ari twebwe ubwacu, ari abana twabyaye, nta utanyura mu murenge tukajya gukora indahiro. Ariko hari abatagira amahirwe yo gukomeza indahiro. Njya numva mu nsengero basigaye babasubizamo nk'amagambo 1000 bagasoma bakongera bagasubiramo, vuga ko nguhaye ibyanjye byose, nguhaye umubiri, nguhaye ibyankotsi n'ibya bikara n'ibya, banumva ntazi n'impamvu babibasubizamo kuri. Isezerano hari aho rikorerwa, hari naho ripfira. Abakoze isezerano nibo basubira n'inyuma bakica isezerano. Twebwe Abisiraheli turakuzi.
twarakumenye uri Imana yacu, ariko aba bantu bishe isezerano. Ushobora kuba wibereyeho nawe ukavuga utari kubu rwose njye narakumenye Mana, yewe ukaba ugikomeza ukabuza naha ukavuga uti reka nshyire impanda mu kanwa ndangurure, reka mvuge. Ariko bakundwa, no mu barangurura harimo abantu bishe amasezerano. Bene data, ngo ariko naramukaje ngo bazagwira urusengero, azaba azanywe no gukora iki? No kureba bica amasezerano. Ngo kuko abantu banjye bishe isezerano. Abantu bari mu masezerano barayishe, niyo mpamvu azaza akagwira itorero. Ariko narigwira hazabamwo abarokoka n'abatari burokoke, kuko mu rusengero rw'Imana ntabwo hashobora kuburamwo abantu b'Imana. Nubwo hashobora kubamwo abica amasezerano, bakaririmba amasezerano yarapfuye, bakabwiriza amasezerano yarapfuye, bakaba mu byumba ariko amasezerano yarapfuye. Ariko mwana w'intama w'Imana nzima, Imana itubabarire bakundwa, ntabwo twifuza ngo tube mu nzu y'Imana twarisha amasezerano. Niyo mpamvu tuba turaha kugira ngo tube mu nzu y'Imana ariko turi mu isezerano neza. Bene data, mureke tugume mu isezerano nshuti z'umusaraba, twe kuba mu rusengero ariko isezerano ryarapfuye. Urumva azaza gwira urusengero ngo kuko abantu bishe isezerano, bari mu rusengero ariko isezerano ryarapfuye. Bari mu rusengero ariko ntabwo bakibuka yuko hari uwo bakoranye isezerano. Bene data, biradukwiye kuba mu rusengero, nibyo ni byiza. Kuririmbira Imana ni ingenzi, kuvuga ubutumwa ni byiza cyane, gukora imirimo ya data, kwitanga ugatanga ibyawe, ugakora imirimo ni byiza. Ariko tubikore tukiri mu isezerano, tutarisha isezerano. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Isiraheli yataye ibyiza. Isiraheli yataye ibyiza. Bwo tuvuga Isiraheli ntabwo ari Isiraheli yayindi, turavuga ibyacu uyu munsi. Abarokore bataye ibyiza kuko nabo barimo kwica amasezerano. Ariko bene data, ubu niba ijambo ry'Imana rivuga kuri Isiraheli yataye ibyiza, Imana ikayireka, ubu mwangurukira mwe mutekereza yuko ibyanyu bizaba bimeze bite? Ntabwo ubu mujya mwibuka ngo turingurukira, ntabwo mubyibuka. Ntabwo mubyibuka ko mu Baroma hatubwira yuko turi iminzenze ndetse yo ku gasozi. Biradukwiye kugira ngo turi mu nzu y'Imana tugume mu isezerano ry'Imana. Kristo yaratwemeye, aratubyara, tubaranwa n'Abisiraheli, ndetse haba bamwe bavuyemo tugumamwo. Ariko ukwiye kuba urimo wibuka yuko uri umunzeze wo ku gasozi, hari ishami ryatemwe ryari kavukire. Mu Baroma haratubwira ngo hanyuma twebwe turomekwa ngo twonka ayo mashereka, amakakama yaho ishami nyirizina ryatemwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Bene data, biradukwiye kugira ngo tugume mu masezerano, twe kuba mu rusengero gusa turi abanyamirimo, turi abanyamiruho. Uzi uko ari umuruho, uzi gukora utazahemberwa icyo ukora, ukaba muri uwo muruho gusa. Bati gutanga amafaranga ugatanga menshi, bati ni bande bajya mu ivugabutumwa uti ndahari, bati ni bande baririmba mikoro ukaba wayisingiriye, bati ni bande bari buterura ibyuma uti imbaraga ndazifite, bati twitange twubaka urusengero ugatanga yose. Yewe nshuti y'umusaraba, ntabwo Imana ireba imirimo gusa, ireba ku isezerano. Imirimo tuyikore ariko turi mu isezerano. Nukorera imirimo hanze y'isezerano irapfuye, ntacyo bizamara. Abisiraheli baretse ibyiza. Isiraheli yataye ibyiza. Nibavuga Isiraheli wumve wowe, nawe umwanzi azamuhiga. Isiraheli yataye ibyiza, nawe umwanzi azakora iki? Umwanzi azamuhiga. Iyo wavuye mu isezerano umwanzi aguhigira kutakubura, kandi aba yakubonye.
aba yakubonye kuko uba wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka. Bene data bakundwa, nka bya bindi byaha avuga ati urambonye wa mwanzi wanjye, undi ati ndakubonye kuko ni wowe utumye nkubona. Isiraheli yataye ibyiza ngo nayo umwanzi azayihiga. Mwene data, niba wari warakijijwe hanyuma ukava mu isezerano ukaba urimo gukora ibitemerwa n'Imana kandi ukivuga yuko uri umurokore, ntabwo bizabuza umwanzi wawe kuguhiga. Azaguhiga kandi ntabwo azakubura, kuko wagukingiraga azaba yagukingurutse, bizatuma umwanzi wawe akubona. Inshuti y'umusaraba, ni byiza kugira ngo wemere kubamwo neza. Haba abana b'abaririmbyi beza bajya baririmba ngo niba uri muri Yesu neza, gumamo inshuti y'umusaraba, gumamo. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Isiraheli yataye ibyiza ngo nayo umwanzi azayihiga. Reka nkubwire ngo nuva mu isezerano ho gato, kabona nubwo wabona hari ibyo urimo gusingirira hanze y'isezerano, ariko ndakubwiza ukuri ngo umwanzi azaguhiga. Kandi umenye yuko uwagukingiraga yagukingurutse. Ukiva mu isezerano wari ugukingiye yaragukingurutse, yakuvuyeho. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo azaza, ariko nubwo azaza Imana yacu n'umutunzi w'imbabazi. Irimo kubwira abashinzwe kuvuza impanda ngo nimuvuze impanda, nimubivuge, kugira ngo ninagwira itore ariko bazabe bari barabimenye. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Bene data, niyo mpamvu turi aha ngaha, niyo mpamvu turi aha tuvuga amagambo nk'aya. Inshuti z'umusaraba, ni byiza kugira ngo tugume mu isezerano ry'Imana yacu twemeye. Hari isezerano wakoranye n'Imana, hari isezerano nakoranye n'Imana, hari isezerano twagiranye n'Imana, ngo ariko Abisiraheli bamaze kuva mu byiza ngo Imana izabata, umwanzi azabahiga. Iyi Imana ikuvuyeho uhigwa n'umwanzi wawe, kandi yaguhiza arakubona kuko umunyamaboko yagukingurutse. Imana nigukinguruka umwanzi wawe azakubona. Nubwo Satani yagushuka akagira ibyo akwereka, akakubwira atari kubiyubeshye ugera kuri ibi, dore ugeze kuri uru rwego, dore, ariko ubu Satani yarageze hehe? Byamubujije kumanuka akagwa kundi bayikuzimu, ngo nuko yari hejuru cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo gukiranuka gukira ubwoko hejuru, ngo ariko ibyaha bikoze isoni amahanga yose. Bakundwa bene data, twemere kuguma mu isezerano. Kuba mu isezerano ni ngombwa, abarivamwo n'abari baririmo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo bishe isezerano, abari bararigiranye n'Imana nibo baryishe. Biradukwiye kugira ngo tugume mu isezerano rya Kristo. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Bimitse abami ntabitegetse. Bimitse abami ntabitegetse, barabyitegeka ubwabo. Bishyireho ibikomangoma ntabizi. Bishyiriraho ibikomangoma muri bo badakoze icyo Uwiteka atabizi. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Biremeye ibigirwamana mu ifeza yabo. Biremeye ibigirwamana mu ifeza yabo, n'izahabu yabo, no mu mazahabu yabo biremera mu imana zabo. Bituma bacibwa, bituma batandukanywa n'Imana, baracibwa. Yesu ahabwa icyubahiro cyose bene data. Ntabwo mvuga ariko ngo ahabwe icyubahiro kubw'ibyo, ahabwa icyubahiro kuko ari umwami w'abami, kuko ari intwari y'inyamaboko, kuko n'ibyo abizi kandi adashobora kubyemera. Ntabwo ashobora kwemera ibidatunganye, ntabwo azemera abami b'imitwe atabazi. Muri iki gihe rero ho bisigaye bitanoroshye, birakomeye. Ndabivugaho nubwo nzi yuko yenda bitoroshye, ariko kandi ntabwo ndi bubireke. Yesu ahabwa icyubahiro. Amen. Ahabwa icyubahiro kuko umwami wanjye azibitunganya, azibikwiriye. Ntabwo amaso y'Imana dukorera areba nk'abantu. Nubwo abo bami bimitswe, Imana ntiyari ihari, ntabwo yabyemeye, ntabwo yabihaye agaciro. Biyimikira abami, bitorera ibikomangoma
kuko bafite ayo mafeza n'amazahabu barema ibimana byabo mu birema ariko Uwiteka ntabyemera, barabimika ariko Uwiteka nta gaciro yabihaye. Njya nibuka kera aho twakirijwe umuntu yajyaga kuba pasiteri bigasengerwa, Imana ikabanza ikabivuga, ikabanza uwo muntu akavugwaho n'Imana yuko Imana imwemeye kuri uwo murimo wo kuba umutambyi, wo kuba umukozi w'Imana mu nzu y'Imana, wo gushumba itorero ry'Imana, akemezwa n'Imana kuko yavuzwe n'Imana. Ariko uyu munsi haravuga ikaramu bakundwa. Kwiga ni byiza, mu mbabarire ntabwo nigeze mvuga uko kutiga ari byiza. Rwose kwiga ni ingenzi, tutamenye yuko ari byiza ntitwakwigisha n'abana bacu. Ariko Imana yacu ntabwo ikoreshwa n'amashuri yanyu, icyo nacyo mujye mugisobanukirwaho. Itorero ry'Imana ntiriyoborwa n'amashuri, riyoborwa n'Umwuka Wera. Byaba byiza uwo munyamashuri yaranatowe n'Uwiteka, maze ibyo bintu byombi akabitunga bikaba ari ingenzi, ari byiza. Ari byiza, bifatanyije ni byiza. Ariko uyu munsi no kubaza Imana ntibikibaho. Reka ni ugutora ibyo bikomangoma, kuko uwo muntu arasobanutse, azi kuvuga, azi gusobanura. Ariko tujye twibuka neza, Imana itumye Samweli kujya kwimika mwene Yesaya. Umwe mu bahungu ba Yesaya ntabwo yari yamubwiye izina, yamubwiye ko ajyayo gusa, nugerayo ndamukwereka. Yesaya azana abahungu be b'ibihangange, abazwi, abamenyekanye, abazi intambara, ngo abahagejeje. Imana ibwira Samweli iti namugaye uwo, bakurikizaho undi iti namugaye. Umubare wose urangirayo Imana ikibagaya. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro kuko itareba nk'abantu, ihimbazwe kuko ari Imana, idatizwa ubwenge bw'abantu, ntitizwe n'imbaraga zabo, nta nubwo itizwa amashuri yabo, ntabwo amashuri yanyu. Imana yacu ari ikoresha umwuka wayo. Yabwiye Zerubabeli ngo si kubw'amaboko. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Iramubwira ngo ntabwo ari kubw'imbaraga Zerubabeli, ni kubw'umwuka wanjye. Tunesha kubw'imbaraga z'Imana, tunesha kubw'umwuka Wera, tunesha kuko Imana yacu ari intwari y'inyamaboko. Ntabwo tunesha kubera yuko twize, ntabwo tunesha kubera yuko dufite impamyabumenyi z'uburyo butandukanye. Navuze ngo nisohoka nimunkubita amabuye. Ntabwo kwiga ari bibi, ni byiza, ariko mwebwe abakozi b'Imana mubimenye yuko amashuri yanyu atari Imana yacu ikoresha. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Nimwige nibyo, twigishe nibyo, ariko ibyo mubigendane yuko Imana yacu idakoresha amashuri yanyu, ntabwo ikoresha amadiguri yanyu, ntabwo ikoresha amamasters yanyu, ikoresha umwuka Wera. Mu itorero ry'Imana riyoborwa n'umwuka Wera. Itorero ridafite umwuka Wera riba ryapfuye, ntabwo riba rikiri itorero. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose bene data. Ntabwo ari kubw'amaboko nshuti z'umusaraba. Ngo ibwira Samweli tawe ntabwo wari we, namugaye. Nubwo agaragara yuko ari igihangange, nubwo bigaragara yuko azi intambara, nubwo bigaragara ngo ariko Imana iravuga iti ntabwo ari we. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Ariko Imana ivuga kuri Dawudi, iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima nk'uwanjye. Bene data, Imana ikora n'umuntu ufite umutima nk'uw'Imana, umuntu ufite umutima w'imbabazi, umuntu ufite umutima wo kutarobanura, umuntu ufite umutima wo kutavangura abantu b'Imana. Inshuti z'umusaraba bakundwa, ntabwo Imana ikoresha amashuri yacu bene data. Yabibwiye Zerubabeli ngo si kubw'amaboko, ahatari umwuka Wera ntabwo ubutabawe n'Imana. Oya, ushobora gutabarwa n'amaboko y'abantu bafite, ariko iyo byerekeye mu itorero ry'Imana, itorero ry'Imana rifashwa n'umwuka w'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Biyimikiye abami ntahari, sinari imbirimo. Bitorera ibikomangoma ntahari. Aka kantu rero kazagorana mu itorero.
nubwo ari cyo cyerekezo turimo uyu munsi, nubwo ari wo murongo itorero rimaze kugeramo, ariko reka mbabwire bene data, ntabwo bizavamo, ntabwo bizemera, ntabwo itorero rizayoborwa n'amashuri ngo bikunde. Itorero ry'Imana rizayoborwa n'umwuka w'Imana. Nibitaba ibyo ngibyo, tuzatora abami tubimike n'ibyo bazima, ariko Imana izaba itabirimo. Tuzatora ibikomangoma n'ibyo, ariko Uwiteka azaba adahari. Birakomeye rero, mu itorero birakomeye. Kandi bene data bashumba, mwari mukwiye kuba maso, twari dukwiye kuba maso. Muri iki gihe urugamba rurakomeye, nubwo ari cyo gihe itorero rigezemo, ishuri riravugiriza, impamyabumenyi ziravugiriza, ariko umwuka wera ari hehe bene data? Mu mwuka wera aho biteye bite? Mu guhishurirwa ko bimeze bite? Impamyabumenyi ko tumaze kuziryamira ari byo, za masters ko tumaze kuzishyikira ari byo, tukinajya imbere kuzishaka. Ariko bene data, byari bikwiye ko dushaka umwuka wera, tukabimenya neza yuko naka nako karaharerega, kandi ni ingenzi. Ntabwo igihe turimo cyoroshye. Reka twige, dushishikare n'ibyo twige, tujijuke, twige, tumenye, twige, dusobanuke, twige. Ariko kwa Isaya Imana ibwira Dawudi iti nuwo namugaye, maye Samweli namugaye. Bene data, dushaka Imana, dushaka amashuri, dushaka amadiporome, ariko dushaka Imana. Tubyibuke yuko mu itorero ry'Imana hakora umwuka wera, hadakora impamyabumenyi zacu. Ntabwo zizakora habe n'umunsi n'umwe. Ntabwo impamyabumenyi zacu zizakora mu itorero, ntibishoboka na gato. Si kubw'amaboko. Inyana yawe Samariya we yaranyazwe. Inyana yawe Samariya yaranyazwe. Uburakari bwanjye bubagurumanaho. Uburakari bw'Uwiteka bwaragurumanye. Igikwiye kimaze kubakurwaho, uburakari bw'Uwiteka burazamuka. Reka nkubwire ngo igikwiye iyo kimaze kuguterukamo, iyo kimaze kuva mu itorero ry'Imana rigakorerwamo ibitari bikwiye gukorwa, uburakari bw'Uwiteka buramanuka. Bene data, uburakari bw'Imana buraza iyo twatangiye gukora ibyacu, iyo twatangiye kuzana ubwenge bwacu, iyo twatangiye kuzana ubumenyi bwacu bukagwira kuruta imbaraga z'umwuka wera w'Imana muri twe. Iyo ibyacu byagwiriye muri twe, uburakari bw'Imana buragurumana. Yesu ahimbazwe cyane. Kuko igikwiye muri wowe cy'Uwiteka, icyo wahawe n'Imana, nicyo kiguhesha agaciro imbere y'Imana. Ariko iyo cyamaze kugukurwa, iyo wamaze kukiyambura ukagishyira ku ruhande, nta gaciro uba ugifite mu maso y'Imana. Ntabwo uba ucyemerwa, ntabwo uba ukiri uw'agaciro. Kabone n'ubwo abantu baba bakogeza bakakuzamura, ariko icyaguheshaga agaciro mu maso y'Imana, iyo cyamaze kugukurwaho, agaciro uba wakambuwe kaba kagiye, uba usigaye umeze nk'abandi. Samusoni amaze gutakaza ibanga ryamutandukanyaga n'abandi, mwokagira Imana mwe. Bene data, yemwe nshuti z'umusaraba, Samusoni amaze kurekura ibanga ryamutandukanyaga n'abandi, yabaye nk'abandi. Imana iramukinguruka. Aba yagiragaho ubushobozi bamugiraho ubushobozi, ndetse nabi bamunogora amaso ngo bamugira umusyi. Bene data, nshuti z'umusaraba bakundwa,
biradukwiriye kuba mu nzu y'Imana inyana y'Isamariya itaraducika tukayikomeza tukayiragira tukayibungabunga nimara kugenda uburakari bw'Uwiteka buragurumana iyo icy'agaciro wahawe n'Imana kigukuweho uburakari bw'Imana bukugurumanaho kuko nta mbabazi bikigufitiye uba umeze nk'abandi icyakungaga n'Imana kiba kigukuweho ugasigara umeze kimwe n'abandi bene data bazahereza he banga gukurwaho urubanza bazahereza he abantu b'Imana banga gukurwaho urubanza ariko bakundwa bene data ubu tuzahereza heye ko abantu bagwa abandi babwiriza ko ari cyo gitera agahinda abantu ko bava mu byizerwa abandi barimo kubahugura barimo kuvuga umuntu akanga akagenda bakavuga akagenda bakavuga agakomeza akaruha agahenebera muzageza he kutemera gukurwaho urubanza kutemera gukurwa mu ngoyi z'ibyaha kutemera kubohorwa kutemera kubaho neza iyo urimo kwishyiraho ibyawe uba wanga kubaho neza rega kuko iyo nyana ikomoka mu Bisiraheli si Imana nyakuri iyo nyana ikomoka mu Bisiraheli si Imana nyakuri kuko ari indemano y'umukozi basi Imana ihabwa icyubahiro bene data inyana ikomoka mu Bisiraheli ni indemano ni iyabo bikoreye ese ni ikintu cyabo bifatiye baribumbira cya gihe inyana y'Isamariya yarabacitse uburakari buragurumana yarabacitse bava mu ntoki barayibumbira ije irabazira uburakari bw'Uwiteka buraza kuko ntabwo ari Imana ngo niyo baremye niyo babumbye ngaho ako sinari nakazuye neza kuko ari indemano y'umukozi iyo ni indemano y'umukozi ni umukozi wayikoreye ni ukuri inyana y'Isamariya izavunagurika ntabwo izasigara ihagaze ariko izavunika isiga bayiremye nimumbwire iyi nimara kuvunika izasiga uwayiremye wazaba agihagaze ubwo babibye umuyaga basarura serwakira ndapfuye mugeni Yesu we babibye umuyaga bamaze kubiba umuyaga noneho basarura serwakira ariko ibi ni ibiki mbese umuyaga ufite n'igarukirizo umuyaga urahuha wenda ukaba wakwirukanka ugatanguranwa ukagenda ukagira ibyo wanura ariko serwakira yiyije iraterura babibye umuyaga bamaze kubiba umuyaga basarura serwakira iraterura inyana iravunagurika nabo ntabwo basigara babibye umuyaga bakundwa ye bab'Imana yanjye we inyana imaze kubakurwamo serwakira iraza nayo iravuga itoroshya nkwereke nkukumbe mu izina rya Yesu Imana itubabarire cyane nta masaka zeza ishaka nta masaka bazayabiba ngo ariko ntabwo ashobora kuzagira ishaka yeza ntabwo azeza ishaka ntirizavamo ifu ngo nta n'ifu izigera ivamo muri ayo masaka kandi naho yavamo abanyamahanga nibo bazayiyongobereza kandi n'iyi fu yaramuka ivuyemo ntabwo bo bazigera bakoraho bazakoraho kandi serwakira ibayora bazaba barimo kuyorwa babone nuko bakoraho ntabwo bazakoraho ngo azayongobezwa n'abanyamahanga abanyamahanga bazayiyongobereza niba baziyumvira uwo munyenga abandi serwakira irimo kubayora Abisiraheli barayongobejwe
abisiraheli bo barayongobejwe. Ariko bene data, biradukwiye kugira ngo nitwumve ijambo ry'Imana tujye tugerageza kumva. Nababwiye ngo nituvuga abisiraheli, we wiyumve nkawe, wishyire mu mwanya w'umwisiraheli. Barayongobejwe. Ni ukuvuga ngo natwe nitutaba amaso, nitudashishoza, tuzayongobezwa. Twebwe tuzashobora kuba mu byacu neza kubera yuko twemeye kuguma mu isezerano, kubera yuko twemeye kuba mu mwanya dukwiye kubamo, kubera yuko tutisha isezerano. Ariko nitwica isezerano tuzayongobezwa nk'abandi bose. Ibyo ubibye bisarurwe n'abandi, ibyakabaye ibyawe bibi by'abandi, kubera yuko isezerano warivuyemo. None se umuntu iyo yavuye mu isezerano n'uwo barigiranye bamaze gutandukana, abagifashwa n'ibyo ngibyo n'ibyo bagiranye amasezerano biragenda bikirirwa n'abandi, abandi bakirira bakiberaho, nawe ukangara, nawe ugapfa nabi. Ariko biriya bintu byari ibyawe, ni we wari warabigiriyeho amasezerano, ni we wari waremejwe yuko ari wowe nyirabyo. Ariko kubera yuko isezerano utaririnze, ugasanga wabivuyemo, ugasanga byabaye iby'abandi, nawe wagiye kwangara. Uragira ngo haruva mu isezerano se ugira amahoro? Ntabwo bibaho. Kuba utaye ibyawe, kuba uvuye mu byawe, iyo umaze kubivamo utangira kwangara, utangira gupfundikanya, utangira gutangira bushya, ukaremekanya, ukagerageza ngo urebe uko wabigenza. Kandi ubwo ni nakuba wibuka ibyo wavuyemo, ni nakuba ugenda urira. Yemwe bakundwa bene data, tugume mu isezerano ry'Imana yacu, tugume mu isezerano kugira ngo Imana isumba ijuru n'isi ishobore kudufasha. Ubu bari mu banyamahanga bameze nk'ikibindi kigabana bose. Ayiwe, bari mu banyamahanga bameze nk'ikibindi kigawana bose. Uru rwabumbwe nabi, iki ngiki kimeze gite, iki ngiki nta wagikoresha, nta wagikoraho, nta ukifuza, nta ugikeneye. Barangaye. Impamvu ni iyihe? Ndari mbabwiye ngo uyu muntu avuye mu isezerano arangara. Bavuye mu isezerano bituma Imana ibavaho, umwanzi wabo arababona, abanyagwa baranyagwa, batangira kwangara, ngo bameze nk'ikibindi kigawa n'ukibonye wese. Ukibonye wese nta giha agaciro, ukibonye wese nta cyemera, ukibonye wese bameze nk'ikibindi. Ikintu wakomaho kigashwanyuka. Abantu bari abantu badasanzwe, bari abantu b'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro bene data. Tugume mu isezerano. Ibyo byose ni ingaruka zo kuva mu isezerano, ni ingaruka zo kutaguma kuri Kristo, ni ingaruka zo kutihanganira mu byo wemeye. Niba warabyiyemeje, byemere ubigumemwo, byemere uhabuhagume. Ubyemerewe kugira ibindi bintu ushakisha ku ruhande ngo utabire kandi utatira igihango cyo wagiranye n'uwo mwasezeranye. Guma mu isezerano mwene data, kuko nuva mu isezerano umwanzi azakubona, kandi nakubona nta kiza azaba kwifuriza. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Kuko bazamutse bakajya muri Ashuri nk'imparage iri ukwayo. Efurayimu yiguriye abakunzi. Ni ukuri naho bahongera abanyamahanga, ngiye kubateza ayo mahanga, kandi bazatuba bidatinze. Twaro umwami w'ibikomangoma azabakorera. Yesu ahabwa icyubahiro bene data. Ngo bamaze kuva mu isezerano basigara bameze ngo nk'imparage iri ukwayo. Imparage iri ukwayo nta maboko ibigifite. Efurayimu yishakira ajya kwigurira ngo no kubagura
ajya kugura abakuzi, ajya kugura abamwemera. Iyo wamaze kuva mu isezerano utangira gushakisha abari bukwemere. Kwemeza ni ukuvuga ngo ntabwo uba ukivuga uvuga Imana, uvuga kugira neza kw'Imana, ni ugushaka kwemeza kugira ngo wemerwe gusa. Yesu ahabwa icyubahiro. Ni ukugira ngo wemerwe, bakwemere yuko kubera yuko wabemeje. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ariko bene data, twebwe ntabwo tubaho ubuzima iyo ukiri mu isezerano, ntabwo ubayeho ubuzima bwo gushaka kwemeza abantu kugira ngo bakwemere. Ahubwo twemeza abantu Kristo wabambwe ku bwacu, twemeza abantu Imana yacu. Ntabwo twemeza kugira ngo twemerwe, bamenye yuko turi ku nzego runaka, tugeze ahantu runaka, dukomeye mu nzego zimwe cyangwa izindi. Ahubwo twemeza abantu kugira neza kw'Imana, gukomera kw'Imana yacu. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Ariko iyo wamaze kuva mu isezerano utangira kurwana no kugira ngo wemerwe, bamenye ko nduyu, bamenye yuko ngeze aha, bamenye yuko nkomeye, bantinyire yuko nkomeye, bantinyire yuko nduyu, banyemerere yuko nduyu. Ariko ndenda kukubwiza ukuri ngo niyo bakwemera, Imana itakwemeye nta kintu babimaze. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Niyo mpamvu dukwiye kwemeza abantu Imana, tutiyemeza twebwe ubwacu. Haleluya. Kuko niyo batwemera ntacyo twabamarira. Ubundi se ubu bakwemera ukabafasha iki? Bakwemera ukabamarira iki? Ariko ubemeje Kristo bakamumenya, byaba byiza kurutaho. Imana isumba ijuru n'isi ibaha umugisha cyane, kandi turushaho kwemera Imana no kwiyemeza abandi. Data gitare kisunzwe n'amahanga, Imana nkuru dukorera yuzuye kwera no gukiranuka, tuguhaye icyubahiro cyose kuko nta yindi Imana imeze nkawe. Urera kandi urakiranuka. Ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nibibane natwe na bene data bose bakurikiye ijambo ryawe, kugira ngo dushobore kukwemera nk'Imana yacu, kandi tugende murongo we, tugume mu isezerano. Icyubahiro kibi cyawe none niteka, tubisabye mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen.